barasohoka abana turabonana turarebana amaso ku maso ntabwo nari narigeze ngirirwa umugisha wo kubana na mama ngo ako gace kamenye ntabwo kari kanzi cyane mama aravuga ati ndabizi ngomba gupfa avuga ngo bamuhe amahirwe cyangwa chance avugane nanjye aranyegera arambwira ngo ndabizi ko uzabaho niryo jambo yambwiye turamanuka baradushorera turagenda turagera twageze mama aravuga ati mbere byose mubare mbanze nsenge ndabashimira njye nica muvuga ngo barakoze bamuhaye umwanya wo gusenga mama yari umuporoso arasenga ikintu nibuka ni kimwe uko yavuze ngo nabibyo hakora ntabwo babizi Imana ibabarire asiga basaba imbabazi amaze gusenga aravuga ati mureke amasaba kandi kantu asabye akambere muranyumvira munyemere nimugire umwana wanjye n'umwe mwica mureba mubanze munyice abana mubankire hejuru mubice nyuma bamwe barabyanga wari ubahagarara kuri igitero avuga ati byose n'andi ni ugupfa mureke tumugore ibyo ashaka bamuheraho amukubita imwe amukubita imiri ya hano inyuma bakubita rimwe ndakubita hano mu musaya undi ahita amutema batema n'ijosi birangira mama agiyemo gutyo bakurikiza uko bakurikirana abana uko bagendaga bakurikirana twari dufite akana gatoya kari ku ibere Yesu Kristo tanga imbaraga ku bantu bawe mwana arambwira ati barakwica ndamwanira byenzane ko nta hantu ndi bujye nacyo na kimwe ndi bukore numvaga rwose agiye kigera ukumva n'ibintu byose wanabihaza numvaga nanabirambiwe numva ari bamaze kwica umupapa mumwica twari turi kumwe yarangiriye muri ntamuzi urugendo nari naragenze rw'umuntu n'umwe utagufitiye muwe hafi ibyumweru bingaho ugenda wenyine urya ubusurara ubusa unywa bidafite umumaro unywa imyanda unywa amazi unywa ibizi unywa ibyondo unywa amaraso ntabwo biba byoroshye yego usibye ko Imana nyine yo ibizi uko umuntu azabaho tamugane senda bugenzana ambwa ati rero ndagusuje cyane kandi nkwifurije umugisha w'Imana wowe udukurikiye turi kuri Evangeliser Le Monde TV mpamagara BKM cyangwa se BKM wa Yesu gahunda yacu ni bya biganiro tubagezaho buri munsi kandi mugenda mutwereka ko mudukurikiye ntangiye nihanganisha kandi nkomeza abanyarwanda mu gihe gisa nk'iki twibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 byari ibihe bigoye byari ibihe bikomeye ku buryo iyo umuntu ari kumva ibyaho yari kwibuka yari kubitekereza bawumva ari ibintu bigoye Mana yanjye benshi mu bo twagiye tuganira muri iyi minsi nibo bakunze kugaruka ku ijambo rivuga ngo ese abantu bari bambaye uwo mutima ese abantu bari bahindutse inyamaswa nukuri n'urugendo rukomeye no musaraba w'u Rwanda ariko turashima Imana ko hamwe n'ibitugora hamwe n'ibitugerageza witeka Imana igenda itwereka imbabazi zayo n'urukundo rwayo tukabasha gukomera kandi twicaye mu byadukomerekeje ndi kumwe n'umuntu hano tugiye kubana muri iki kiganiro ni ikiganiro cy'ubuhamya ni ikiganiro cy'amateka kigaruka ku buzima bwe niwe rero tugiye kuganira ndagira ngo musabe atangire asuhuza abadukurikiye ndetse anatwibwira kugira ngo tuze kugendana tuziranye uraho neza umeze neza urasa neza n'ukuri murakoze urasa n'Imana murakoze cyane wisiga amavuta kiturangire n'abandi badamu n'abakobwa nisiga amavuta asanzwe buriya ubusa arasanzwe koko arasanzwe amavuta asanzwe rwose nibyo noneho bashaka asanzwe mu mabotike bashaka asanzwe mu mabotike nibirirwe bajya kure nibirirwe bavunika ngo bahendwe wow hari ubujyaga aririmba ngo naka gasura ngo nukubera Imana n'umwana wayo n'umwuka wera ya uribwira abadukurikiye
amazina yanjye nitwa Mugorikeza Josiane. Ndumva nanjye natangira suza badukurikiye baba bari mu Rwanda, hanze y'igihugu, ku mpande zose z'isi. Nababwira ngo nibakomere. Umugore w'Ikeza Josiane. Iryo zina se izina nirikujije umwana. Izina nirikujije umwana. Turakwishimiye cyane kuri Evangelize Romande TV. Murakoze cyane. Umugore w'Ikeza Josiane, yemera ute? Ndi umukristo. Yego. Nsengera mu itorero rya ADEPR. Muri ADEPR. Yego. Ndagusaba rero ko kuva uri umukristo tugiye kuganira umukristo ubanza ushyira imbere y'Imana kino kiganiro. Yego, reka dusenge. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana ifite ububasha n'ubushobozi, Imana ishoboye byose, Imana yera kandi Imana ikiranuka, Imana si umwami wacu Yesu Kristo, ibyiringiro byo kwiringirwa, Imana kwizerwa, Imana yabanye n'abanyarwanda mu bihe bikomeye, ikaturinda ikaturengera ikatugirira neza, ikatwongera umunsi wo kubaho, tukatugejeje umunsi duhumeka, izina ryo nirihimbazwe. Wowe waturinze ukaturinda, nta kiguzi na kimwe tuguhaye, uyu munsi twaturiho kubw'ineza n'ubuntu bwawe, turavuze ngo nuhimbazwe. Turakwinginze kuko ni wowe ukomeza imitima idakomeye, ukabasha gufata amavi asukuma, amaboko atentebutse nawe ukayakomeza. Nkweretse abanyarwanda bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi, kugira ngo bareho kubashyigikira no kubakomeza kandi urushaho kubagira neza no kubiyereka. Nkweretse abari muri iki gihugu, abari hanze yacyo mu mpande zitandukanye, ndakwingize kugira ngo buri umwe wese ufite ibikomere yasigiwe na jenoside wicaye mu ngaruka, ninginze Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo babashe kubahumuriza no kuba bugufi. Dufite icyizere ko waturinze, turabizi neza ko uzakomeza kutugira neza no kutubesha no kubana natwe. Nkweretse abantu bose bari kurikira iki kiganiro kugira ngo kigire aho kibakura ndetse kigire n'aho kibageza. Sengera abantu bose muri rusange kandi ndakwingize kugira ngo tuyoborwe nawe mu byo tugiye gukora, ntabari twebwe izina ryo rishyirwe hejuru, mazina yacu ntaburizwemo, ahubwo turakwingize kugira ngo ukorere mu mazina yacu Mana, ko kugira ngo tukubere ibikoresho, bana natwe, utangirane natwe kandi usozanye natwe, kuko ari we wenyine ubasha kugenga ibihe no kubiyobora. Rero nkweretse Bikemu, nanjye ndakwiyeretse, nkweretse abantu bose bari bukurikirane ikiganiro turi bukore, kugira ngo mwami wanjye abafite imitima mibi ubahe guhinduka, abatabyumva ubahe kubyumva, abakomeretse batari batanga imbabazi ubahe kubabarira, kandi ikiruta byose mwami, ndabizi neza ko iminsi watwongeye ntabwo ari y'ubusa, uyuhe kugukira, uyiduhemo tugukiranukire, kandi uyiduhemo kwezwa ku gato na kanini, kugira ngo iherezo rya byose tuzabashe kubona abacu. Nyemerera rero ntidutsindwe n'uburiganya bwa Satani, ahubwo duhe imbaraga zo kunesha no gutsinda Satani n'isi, zatubare ntibizadutwaza igitugu, ahubwo duhe ubwenge bwo kuyibamo ndetse no kuyibanamo nabo waremye bose. Komeza kuganza no gutegeka, ndatuje ntutuze, ndacecetse ntuceceke, ahubwo ubwami bwawe bukomeze kuganza hagati muri twebwe, ni mu izina ryo Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Josiane, mu mpano ufite rero nubwo ntarazisobanukirwa, ariko iyo gusenga yo banza iri imbere cyane. gusenga niyo mpano ufite yagarariye izindi. Usenze neza cyane, uzi ko hari igihe umuntu asenga uretse n'Imana ukumva nawe ufite icyo umugororera wakimugororera. Hari umuntu nigeze nakira kuri kamera, wenda reka ndeke guhita muvuga, asenga nk'iminota 30 w'igitsina gore. Abantu bajya muri comment ati vraiment mujye mumutumira dusengere. Nawe usenze neza. Murakoze. Usenze neza, Imana itakumviye ubwo sinzi icyo yabigushaka. Igomba kunyumvira. Mu mirimo ikorerwa mu nzu y'Imana, ubundi wowe wacting ute? Wahamagawe nk'umukozi w'Imana mu z'Imana? Umunyamasengesho. Yego. No kurura umunyamasengesho. Umunyamasengesho. Kandi mbikora mbikunze. Umunyamasengesho kandi ngo ahozaho. Yego. Ntabwo abikora rimwe ngo atuze. Ko benshi bavuga ko gusenga bivuna. Biravuna cyane. Ariko nta kintu kitavuna. Yego. N'abacuruza baravunika. buri wese mu kazi ke n'abakora ibyaha karamufuna n'abakora ibyaha baravunika n'abacuruza n'abacuragura baravunika n'abaroga baravunika buri muntu wese icyo yishyizemo
akagifata nk'akazi akora karamuvuna. Niyo mpamvu kagira n'ibihembo. Yego, ariko twebwe ntabwo bituvuna kuko dukora ibiturimo kandi uwatwangaje dukoresha neza. Amen. Ahemba neza ntiyambura. Ahemba neza ntiyambura. Nubwo ntabwo tuvunika. Ngo nta n'usenga kino. Oya, nta usenga kino. Ngo kandi ngo n'ukandagira usenga. Nakajya ahonyora. Ntabwo ahonyora. Josia. Karame. Mu isengesho ryawe ariko numvisemo utuntu dutatu. Nshaka kugaruka muri iki kiganiro. Wasenze uravuga ngo Mana kubw'amateka abaye mu Rwanda muri 94 ufashe abantu bakomeretse ubumore abatarababarira babahe gutanga imbabazi n'abatarabyumva babahe kubyumva. Dufite n'abatarabyumva. Dufite abantu batabyumva batanabyemera. Yego. Bumva n'ibintu abantu bavuga bakabifata nk'ibintu bisanzwe. Yego. Abo nibo navuze ngo Imana ibahe kubyumva. Ubwo abo n'abapfobya jenoside. Yego. Aha. Turi mu mwaka wa 2023. Uyu ni umwaka wa 2029. Igihugu cy'u Rwanda kibukaho jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 hari muri Mata. Muri uko kwezi kwa Mata muri uriya mwaka reka wenda bariho tuza guhera ku buzima bwa Josiane, wenda imyaka yari iri imbere yo ntituyizeho cyane, ariko nabwo nushima kutuganiriza uhereye mbere yaho, nabyo ntacyo biraza kuba bidutwaye kubw'inyungu z'abadukurikiye kugira ngo baze kugira ikintu bakora muri iyi nkuru. Iyo tuvuze kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 kuri Josiane twicaranye uyu munsi wa none, ayo mateka avuze iki? Josiane abayibuka iki? Josiane ahuriye he n'urwo rugendo abanyarwanda bari muri benshi? Aya mateka yo muri jenoside mwaka wa 1994 muri Mata ni amateka akomeye ubuzima bwanjye. Nakuyemo ibikomere byinshi, muramo n'ibintu byinshi bigoye birumvikana. Rero niyo nabonyemo ibintu bishya, nubwo ntasubira mbere yaho niho nabonye ibishya bitandukanye n'ibyo nigeze nabona. Mbese nabonye ubudasa. Yego. Nahabonye ubudasa, nari muto ntabwo nari mukuru. Wari muto ari kureba ariko nararebaga, naranumvaga, nari nzi ubwenge. Yego. Rero nibwo nisanze mu buzima, cyangwa se nabonye abantu babaye nk'ibikoko, mbona abantu babaye nk'inyamaswa, ugasanga umuntu mwari muziranye ubona nyine ntagishaka ko ntakwereka ko muziranye, ntashaka kumenya, nta mbabaza gufitiye, ntamuwe. Twisanga nyine ubona umuntu atakira umuntu yarabaye igitungwa, cyangwa se wenda yarabaye itungo, utakira umwana witwa ikindi kintu. Rero ni amateka atoroshye kandi atazasibangana, gusa arimo inyigisho nyinshi kandi zikomeye. Yego. Umuntu yakagombye gufata izindi ngamba kandi zifatika. Icyambere gikomeye ngiye kuvuga kuri ibintu mbanza gushima Imana, kuko ntabwo nari nzi ko gena akagombye kuba ndiho. C'est ça. Nshima Imana rero yatumye ndokoka, kuko niyo yandinze. Ntabwo nishe kuruta uko abandi bishe, ntabwo nirutse kuruta uko abandi birutse, ariko ndashimira Imana yemeye ko uyu munsi nzaba ndiho. Impamvu rero aya mateka tuvuga ko amateka adakwiye gusibangana, twasigaye kugira ngo tubwire abatabizi n'ababizi batabyemera bamenye neza ko twawe kuko Imana yatubeshejeho. Yego. Numva ari cyo gikomeye. Yego. Nicyo gikomeye. Rero tubiye inyuma ho gatoya, jenoside yatangiye turi mu rugo. Icyo gihe kari akarere ka Muyira. Yego. Ubu ni akarere ka Nyanza. Kuko bagiye bahuza uturere n'intara zigenda zihinduka. Ni mu karere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo. Nari ndi mu murenge, ubu ni umurenge wa Kigoma. Niho nari ndi ahantu hitwa Imurinja. Yego. Yego. Niho nari ndi, nari mutoya, nari kwa sogokuru. Twara umuryango mugari, twara abantu benshi, twara umuryango munini. Rero twumva induru zivuze, dusohoka nk'abandi, twirukanka nk'abandi.
ababyeyi ba kera ko bari barabonye jenoside cyangwa bari barabonye kwicwa cyangwa kwicana kwa kera babifata nk'ibintu bisanzwe bumvaga bazaza wenda bagafata inka bakazijyana bagafata se imyaka bakayitwara ariko ntabwo bari bazi ko bizafata izindi shusho iryo joro rero ku itariki 7 ntabwo twaraye mu rugo ntabwo twaraye mu nzu nibuka ko twaraye ahantu mu Gihango hari ibintu bita ngo ni byica amahirwe biba biri ahantu mu cyaro babyita kwinshi byica amahirwe bitereza mbese tujyamo duhungiyemo niho twaraye baradusasira nk'abana baratworosa twe turi kumwe na nyogokuru ajya gusaba abaturanyi bari inshuti zacu kubo ntabwo bari mu bantu bahigwa avuga ati se mwatubabarira mukadufasha aba bana wenda mukaducumukira vati ntabwo bikunda rero tuhageze urumva wo ni ibintu bari barateguye kuko bahageze basanga bamaze kuhashyira amashara amakoma nyine bigaragara ko ibintu byahindutse rero turaharara banga kuducumbikira bukeye hari umuntu usogokoye yarahaye inka ntabwo ndi bumuvuge mu izina kugira ngo baboneke sekirite yabo rero mukecuru afati rero tugende kwa runaka tujyeyo ibyo byose ni inshuti zacu baradufasha twagiye rero twumva tugomba kubabona ubufasha tugeraho bukeye bwaho baratwemerera ariko bimaze kugera mu masaa 10 bafati muvuge muvuye hano musokere mu rugo rero urugendo rusa nkaho rukomeje mva ku gace kari kamaze kuba kabi arabinginga aravuga ati nimwihangane wenda habe ninjoro busabana ndabacisha he ndagira gute nibwo urugendo rwatangiye nibwo inzira y'umusaraba yatangiye ndabyibuka turagenda tuva Murinja mama we ntago twabanaga yarari mu rugo iwe yarahandi hantu bitaga Gahombo Gahombo urumva aho hari mu karere ka Nongwe byasaga nk'uture duhana imbibi ariko imirenge itandukanye n'agace gatandukanye nibuka ko twageze Gahombo mu masaa 3 za mu gitondo ko twaraye tugenda ijoro ryose turahagera tuhageze tubabwa ibintu byawe byari bitarahagera tukicara neza batangiye kuduha amata ngo tunywe tubona hakurya aho batangiye gutwika abantu barimo riruka nk'abandi bavuza induru ubwo urumva ntabwo twe tukiyanyweye rero narakana gato gakubagana kazi no kwirukanka cyane iyo rero wabonaga bikomeye ko bari batangiye gutema gutwika gukubitana kugira gute ubwo urumva twirukanse dutandukanye turatatana nibwo nava ku rugendo rwanjye rwatangiye inzira y'umusaraba yatangiye ku itariki ya 8 nibwo natandukanye na famiye ntandukana na nyogokuru ntandukana n'abasanza ba mama ntandukana na mama ntandukana n'abavandimwe ntandukana n'abantu bose nirukanse mu gikundi bataraducitse barankurikira bajya kumfata bakambura bagafataho nturutse ngenda gutyo tugenda urugendo rurerure rero nisanga ndi ku muhanda wa kaburimbo hantu twari duto no twavukiye ndiko bwa mbere mbonye umuhanda w'igikara ugeraho utabizi nawugezeho ntabizi ngugero ndi kumwe n'abantu nazi ngugero ntazi ukuntu ngugezeho ninjira mu mujyi urimo amatara umva mu cyaro bamwicana dutadoba mbese byari ibintu bidasanzwe nisanga nta muntu umwe turi kumwe ariko numva baravuze ngo twinjira ahantu bita mu Ruhango nibwo bwa mbere nakandagiye tugera mu Ruhango dusanga murango byabaye ibindi dusanga bagose dusanga abantu bapfuye dusanga nyine batujyana ku kiliziya urumva abahungaga bose barabise ko bahungiraga ku kiliziya tujya ku kiliziya haruzura tujya hahandi hepfo hamwe bajya gukorera ibintu by'amasengesho byo kwa Yezu Nyirimpuwe naho haruzura nyine umujyi uruzura baza gusanga nta kundi kuntu bari bubigenze batugoteramo hagati nibwo haje ikintu kitwa imbunda bararasa koko bararasa mu mujyi bararasa abantu bararasa uwo munsi abantu barapfatagira ukuntu bangana itangazo rituruka rumva abantu bo babashaga kumenya ariko je nta muntu numwe narinzi abandi rero koko ari bakuru bari bazi ubwenge basubiye inyuma baza kwibuza n'andi wo mu rugo barababwira ngo jewe napfuye urumva jewe bankoreye ikiriyo bayimeza ko napfuye abahari baranara barihanagura mfa abandi batari bapfa urwo rugendo rero narwisanzemo mba mu Ruhango ndazenguruka najya numva vangwa hanga bahita gutya nyine nkagenda mfata amazina nibuka ko nabaye muri ako gace ku myaka nari mfite nta muntu umwe tuziranye ndara mu gihuru ngenda genyene bamwe banjugunya abandi bavati dore ukwasa uyingu nundi azapfa namaze iminsi itari mikeya nza kuza kugenda umuntu angirira impuhwe ikiza nuko nawe nyine yarari mu bantu bahigwa
arambona abona akana kagenda konyine kishwe n'inzara kabyimbye amaguru kuri hano naje kugera bankuramo n'inkweto nari nambaye naso barazitwara agategena n'ifutse nako baragatwara arampamagara ati wakana we ndamwitaba ati ngwino hano ndagenda ati witwa nde mubwira amasina ati wanyoniye ngira ubwoba ariko ndahamubwira arambwira ati none se abantu bitwa gutya urabazi abantu yambajije umuntu yambajije umwana we niwe wari warabaye marene wanjye ndamubwira nti ndabazi arambwira ati noneho reka nkugumane nubwo nanjye ndimo barimo bashaka urumva ye yarirwanyeho ashaka utarahigwaga muri icyo gihe ariko yari umugore w'indaya amwijira kugira ngo abeho ndahajya twagendanye nawe nk'iminsi nk'ine n'uwo mupapa turagendana naho nigeze navuga ndi mu kindi kiganiro ku Isimbi haje kuza umwana amenya ko bashaka kunyica angirira neza arambwira ati namenye ko uno munsi bari bukwice va hangaha ndamubwira nti sindi bumenye inzira insubiza iwacu ntacyo na kimwe nzi mbese nta nubwo nari kumenya ngo nacaye nari bwongere nkayobana inzira nari naciye nkurikiye abandi nisanga aho ngaho rero rwa rugendo rutoroshye ubwo aho ngaho nabwo twarahageze babanza kuduhuriza muri komine y'Ikigoma ahantu bita Ikigoma naho twagiyeyo tumarayo iminsi nk'itatu nimugoroba nka mu masaa 9 saa 10 sinibuka amasaha mo hagati aho ngaho nibwo baje kwica sinzi ukuntu nabwo naciye mu idirishya mba ndagiye narakubaganaga ntago nezi gwa amwe njya mbona nkubagana ariko nta kintu bitwaye ubwo rero nabwo mba ndagenda urumva rwa rundi rugendo wa mwana rero haza kungirira ibambe n'imbabazi buriya abana n'abana beza yego byangirirwa umugisha ko nababonye njya nkunda kubwira abantu ngo ntabwo abantu agira imitima imwe birashaka ko umuntu yawe umugome muri we ariko akavuga n'umuntu ufite umutima mwiza ni nayo mpamvu ntabwo njya nemera ko jenoside yakozwe n'abantu bose hari pariti imwe yakoze jenoside ariko ari indi itarigeze ikora jenoside kubera ko hari abantu bagendaga bakugirira impuhwe ukabibona neza ko impuhwe bazigize ukavuga ngo uko byagenda kose uyu muntu ukarekonesa ko afite ubumuntu muri we rero uwo mwana aho naho narahabaye umugabo turagendana tumaranye iminsi 4 sinzabyibagirwa urumva biza kwanga umwana ariko bamushaka kuko ari umuntu yari azi ubwenge yari umwarimu bamufata ahantu ku rutare hariya mu Ruhango niyo bamukuye niyo bamutsinze igihe bagiye kumwica agira impuhwe ko turi kumwe aranjugunya yaramfasha aranaga anaze imbagara zinyirengaho uko bagiye kumwica no kujya kunshaka banca hejuru barambura ndongera n'ubundi ndatoroma subira hahandi nabo n'ubundi kuko niho narinzi nandi ho kujya narindi urumva ni kwinzara ni kusonza ni kuri ibyo kunywa wajya kunywa amazi ugasanga urimo anywa amazi yivanze n'amaraso mbese n'urugendo rutoroshye iyo numvise nk'umuntu arimo abivuga ndavana impamvu uriya avuga ibi ngibi cyangwa se impamvu atabyumva nuko muri we n'ubundi afite umutima utarimo ubumuntu rero iyo wumva ari ubipfobya iyo numva ari umuntu yipfobya ndavana koko nk'uriya avana ibuna nubwo yari yaniga ngo abone ko umuntu ari umuntu byibusagire n'imbabazi anatekereza bati birashoboka ko uriya muntu yabikoze akabikora kubera imyumvire mibi cyangwa amabwire akabikora se kubera ko wenda inda mbi cyangwa se inda nini akabikora kuko yabwirijwe nakumva nabi byibuza we agatekereza bati koko nabonye nta nyungu yabivuyemo akemera ko ibintu byabaye rero iyo umuntu abifata akabihakana mbona uriya nta gitangaza kongera gukora nk'ibyo abandi bakoze ariko nibyo navuze ngo Imana imusange nawe ntabwo ari we nibivuga ngo ni kamere yagiye muri we kandi kamere nta kindi kintu cyayikora usibye imbaraga z'Imana n'imbabazi z'Imana n'ubuntu twese Imana yatugiriye rero ndongera none nkora urugendo rwo gusubira hahandi baragushatse barakubuza barashatse barambura ndaharara urongera urabacitse ndongera nyine urumva sinabashitse n'Imana banshikije ko ntabwo bavuga ukuntu imbagara zakwirenga ku muntu abantu bakamuco bakamubura kandi bari hafi aho ngaho nshaka kubwira ko iyo uzabaho Imana iguhisha mu busabusa turashimira Imana yagiye iduhisha mu busabusa iyo ngibyo mbyibutse bintera imbaraga zo kurushaho kuyikunda no kuyegera no kuyikorera kuko ntacyo narindi cyo n'uyu munsi nemera ko ntacyo ndi cyo ahubwo Imana yo ishoboye byose nemera ko ari byo yakoze mu ruhande rwanjye no mu ruhande rwa benshi rw'abanyarwanda bariho bafite n'umutima muzima nuko Imana yakoze muri bo rero tubaho ngaho ndongera ndagenda mva muri izo mbagara ndatambika nza kongera kumenya n'indahisa ngumva hari kuri kaburimbo hari ku muhanda hari ahantu hagaragara waragendaga nyine ugahita inzu ukabona urugo ngenda rero nzi ko ngiye kugenda wenda ko abantu bajyaga bambona n'imisi narimo maze bakangerana n'impuhwe ntakize nsanga ibintu byarahindutse ubwo bajya inama y'uko uwo munsi nanjye ngomba gupfa
umwana abyumvise arazambwira ati rero papa no muzi yafashe icyemezo cyo kukwica, barakwica. Napimaga ibiro bingahe naruwe papa nyine n'umwana ambwiye ko papa bari bunyice, yabivuze ko bari bunyice. umwana Umwana yumvise ikiganiro cy'ababyeyi, umwana w'umwicanyi umwicanyi yumvise ikiganiro cy'ababyeyi yumva kirimo gikorwa, kuko twakinaga yankundaga yaranankunze, aca inyuma abana bubahwe, ndabakunda niyo nsanze umwana uri murira ndabanza nkicara nkamuhoza. Niyo nciye ku gipangu umwana arimo arira, ababyeyi batenda abana wasanga wenda umukozi yamunize, ntabwo nshaka kuharenga. aza kugwishura imigambi y'inshaka, araza arambwira ati rero mwana barakwica byanzuka nubwo ugiye kura hano ariko barakwica. Urumva nawe ifite umwana w'uwo umugore wamaze kumwica, ubwo nta kintu ugiye mubwira, ariko ngiye akishakira bakanabazanaga n'umugabo hari. Rero nari mpari nk'umuntu n'undi w'umuyaya, ndimo ntanariho ntanashoboye, mbese nta n'imbaraga mfite, ntanarya, ntabwo byari byoroshye. Arambwira ati barakwica, ndamubwira ndabigenzane ko nta n'ahantu ndi bujye, nta kintu na kimwe ndi bukore. Numvaga rwose igihe kigera ukumva n'ibintu byose wanabihaza, numvaga nanabirambiwe. Numva ari bamaze kwica umupapa mumwica, twari turi kumwe yarangiriye impuhwe ntamuzi, urugendo nari naragenze rw'umuntu n'umwe utagufitiye impuhwe hafi ibyumweru bingahe ugenda wenyine, urya ubusa urara ubusa, unywa ibidafite umumaro, unywa imyanda, unywa amazi, unywa ibiziba, unywa ibyondo, unywa amaraso, ntabwo biba byoroshye. Usibye ko Imana nyine yo ibizi uko umuntu azabaho. Ndamubwira ndetse ndabigenzana, nambwira ati rero genda mu giti cy'umuvumu, nanjye ntabwo ndi buryame tararana nawe. Isi uyu mwana yubawe naramubuze, mbese ambabaza nk'uko mbabazwa n'abavandimwe banjye. Iyo mutekereje arambabaza. Iyo nibutse ijoro twararanye, nkibuka ukuntu yanambyeho, nkibuka ukuntu yamfashe kuyoboza mpaka ngiye nkongera nkasubira iwacu aho naturutse. Uyu mwana arambabaza. Ntabwo amenya amakuru nimba arapfuye. Nabaje n'abantu ntabwo bayambwiye, gusa iwabo ise yarafunzwe. Nyina nawe ngo ashaka kuba yarapfuye. Abo nabashije kubaza, mfite abantu bakirimo kumushakisha, ariko ndabizi neza ko nimubona nzamushimira abantu bakabimenya. Njya numva nzabikora kuko mbifite muri gahunda, ndabitekereza ndanabiteganya, ndabizi neza nimba akiri Imana izampuza nawe, icyo ndacyemera. Aramfata bukeye bwawo aza kunkura muri cya giti nka 11:00, arambwira ati tugende. Urugendo nahuriyemo narwo rukomeye rero, kugira ngo nzave muri ka gace nsubira iwacu, nicyo cyabaye ikintu gikomeye. Ahantu hambere nageze, nibuka ko nageze ahantu hari interahamwe, bafashe abantu b'abagore n'abakobwa, harimo umukobwa mwiza ushaka kuba yigaga nko muri segonderi mwiza, ntabwo isoheye zamva mu mutwe, bafite gahunda yo kubasambanya ariko bakanabica. Abandi barabasambanya warabahakanira. Icyo nicyo nibuka, avuga ati ntibishoboka, mu nyice musambanye nyuma. Niwe nibuka bateye igisongo, ibyo niyo mbitekereje. Gisongo ubwo no Gisongo ni igiti cyabaga gigize, barafataga bakakibaza neza, bakagiconga kikaba kirekire, nyine bakagiconga neza ku buryo wakibonaga nyine bagiteraga nkuko cyari kimeze nk'icumu, ariko cyabaga ari igiti, kikaba ari igiti nyine gisongoye neza. Numbaza ko babigenzaga. Aho ngaho niho hantu hambere banyicaje, barambwira ngo icara, ndicara, barandeba umuntu mwavamo ankubita umugeri, avuga ati ubuse aka kantu ubundi umureka aragenda gwe azagwe n'ahandi, bazaturuwaye. Nkavuga imurinja kuko niho narinze, atuburi murajyaye, ndimo ndasubira iwacu. Aho ngiye bamererekanya, ankubita imigeri, nabwo ndagenda urugendo mpaka ngenda nagera ku muntu yangiriye mu akambwa ati ngaho komeza nangaha hace, anga no hace, abandi bankubita. Umukobwa ubwo yaguyeho? Yaguye aho ngaho. Ubwo rero umwana abonye bikomeye, twagendanye twarenganye nka bariyeri 3, tujyana ahantu bita ku isoko ry'inka, nimba nago nibukuntu bayita, ariko ni isoko ry'inka riri mu Ruhango. Tuhageze arambwira ati rero nsubiye mu rugo nanjye bambura banyica. Aho niho yansize rero. Ndakomeza ngenda nyoboza, nkayoboza umuntu ngirimo akanyobora, undi akabyanga, nisanga nsuye muri ka gace ko kwa mama. Aho rero urwo rugendo mageze ngeze muri ako gace, nibwo nakubitanye n'inshuti za mama, mpura n'umuntu umwe arambwira ati uturutse ko bavuze ko wapfuye. Ndababwira nyine nturutse iyo ngiyo ahantu bita za Ruhango n'ahandi. Arambwira ati rero mama we ntabwo yari yapfa, ari ahantu bandangiye ahantu ari ngo ku murenge, naho nari ntarahagera, ntaho narinzi.
nari maze kunanirwa bike numvaga naniwe umva n'uwanyica abangiriye neza nicara aho ngaho ndabana na akazi ke ntawe undi bujye ndaguma aho ngaho ati ntabwo ngumira ku mbuga ndamugane wambabarira ukama amazi ati nta mazi naguha ati nyoko ni umugome yarazi ko bazatwicumva urabona mu cyaro akuntu bagenda bacukuraga ibintu byo kwinikamo imyumbati bagacukura akantu bakagera kuri ako kwinikamo imyumbati bakamenamo amazi n'amashitingi nyine bagombaga kwinika rero ibyo binogo byari bicukuwe byo kwinikamo ngo byari byo kuzabashyiramo ati nyoko amenye ko bazadushyiramo narangiza sinshaka kugucumbikira biba umugore yari umwicanyi ruharwa yari umwicanyi ukomeye urumva nizo nshuti za bugufi narinzi niho nari mpingukiye numvaga nimpagera ngo ndi bukire hageze ambwa ati uvuga uvuye ahangaha ndongera ndakomeza noneho umuntu arambwa ati nyamara hari umwana wo kwa nyoko wanyu uba hariya kwa Damiyani wenda muvuga nta kintu bintwaye yego njya kwa Damiyani hageze ambonye ati reka ntabwo tugukeneye nta nubwo dushaka kubona turamufite ariko we ntagaragaza icyo ari cyo rero uvuga uvuye ahanga ndabinginga nabo baranga mbese urugendo ruba rurakomeje ndongera njya ahandi hageze nabo baranyanga cyakoze ngirirwa umugisha umugabo warazi avuye kwica afite umurongo wuzuye amaraso ahantu hose yahindutse amaraso nawe arambwira ati kuri ahangaha ndamubwira ni nyine ndahangaha ndahageze narinjiye basi ngo mu ibiryo numvaga rwose numvaga nshonje numvaga nenda nko gupfa umwuka waheze arambwira bakugaburira umugwate ntabyo namuha ibiryo umugosi zana ko umuntu avati rero uyu mwana n'ubundi ntabwo abantu tuzabica ngo tubarangize dore igihe twahere ukwezi kurashize twica abantu banze gushira baracyahari atuye umwana ni mumureke azabe ikitegererezo cy'abandi tuzatumwigishirizaho cyangwa se nibitagenda gutyo ngo ahinduke ikitegererezo tumwigishirizeho na by'abahungu benshi nzamushyingira umwe avati uyu mwana agume hano mugati ntahaguma agiye wenda agenda mugati ariko buri arahaguma ati ntahaguma mugati arahaguma ati nimba uzi kuri bugende sohoka ugende umugabo rero arambwira ati genda mu rugo ninjira mu rugo umugabo yagiye bukeye bwaho umugore aragenda abura muri umuntu w'umugabo we baza kunyica umugabo adahari ngiye kubona mbona aje umuhungu azanye umuhoro ashanye n'undi ufite imiri baba barinjiye icyo rero nshaka kukubwira no kubwira abantu bike iyo Imana igufiteho umugambi ikurinda mu busabusa rwose igihe magaze mu muryango ngo ajye gutema asubira inyuma nikubita hasi nguye mbwira umwana wa mugore mugwiriye umwana aranata umwana wanjye arapfuye igihe bakiri muri ibyo ngibyo igitero kirimo wa mugabo we kiba kigeze ku irembo cyumva umuntu uri muririra mu rugo binjira mu rugo na wa mugabo abasiga ku irembo abasize ku irembo asanga undagaze mu muryango n'umuhoro n'impiri arankurikiranye kugira ngo anteme awumufatira hejuru aramugatuka mutema ndagutema uyu mwana agapfa nanjye ndakwica umugore atanyiciye umwana ataramubwira amugata atamugwira amugana ninde muntu wakubwiye ku nzira mu rugo urumva bari abantu babiri bahanganye yego kandi babavandimwe bivanga uwo munsi niwo munsi aferi yari irangiye aho ngaho uruko kuryo ubwo mba ndarokotse ndokoka umuhoro rwose yawuzamuye neza yarantemye ku mugaragaro ubwo byari bigeze mu yahe matariki mu matariki jenoside yagezemo hagati mu kwa gatanu mu matariki nka 20 yari irimo hagati kumva namaze ukwezi igiye kose ntahari ingenda genyine ndi mu ruhango niruka nka za buringanze nkuruka za Kigoma kugera igihe nyine nzagarukira mpura n'abantu bo mu rugo urumva arigiye bigeze batanga ihumure baravuga ngo ntabwo bashaka kwica abagore n'abakobwa sinzi nimba ritarabaye mu gihugu cyose ariko muri kara gace ryarabe bararitanga kugira ngo babegeranye babiyegereze neza babashyira ku mirenge barahabahuriza kugira ngo nyine bazababone baravuga ngo babacungire security babacungira umutekano ari kugira ngo nyine atazajya umuntu umurokoka rero nageze aho ngaho muri ako gahe k'ihumure baramaze gufata abagore n'abakobwa barabegeranya n'abari bafite abana b'abahungu baramaze kubambika amakanzu n'amajipo nta muntu cyambara ikabutura urumva jenoside yarigezemo hagati yego yarigezemo hagati ko mbere batemaga bahereye ku murongo ndangije
uwo munsi ndarokoka ariko nsanga urwo rwo ntazongera kurwirwamo ndafana ahantu rero byo byose bazanyica yego umugabo ati nisanga uno mwana yapfuye agapfa uri muri uru rugo nkabimenya neza ko wari uhari nanjye nzakwica abwira mama ati nuramuka ugarutse muri uru rugo asanga uyu mwana apfuye wabigizemo uruhare nawe uzapfa uwo munsi mba ndarokotse ashungira sekirite ntiyava aho ngaho bukeye bwaho ntiyagenda vati rero kwica ngiye kuba mbihagaritse njye mujyana tugende guhinga nkajya mbatwaza umwana tukagenda tukajya guhinga nyine isaha zagera tugahingura tugataha umunsi umwe rero banyohereza kuvoma njya kuvoma mpetse n'umwana ndimo nzamuka nza nkura n'ikindi gitero uvuye kuvoma mpetse n'umwana njya ngira inkovu hano nabonye igitero nsubira inyuma nkabona akagwira umwana ndamuramira ngwira umuzi w'igiti w'ishoro rubavu bayibonye undi aravata uwo mwana ahetse umwana wo kwa runaka none dore umwana arabica nduwa Yesu nta muntu n'umwe ari busige bahita baza kureba wa mwana wabo urumva ko nari metse umwana wabo nanjye uwo munsi bangirira impuhwe mba ndokwe nuko najyanye umwana nuko namukubise hasi nkagwira igiti ubwo nanone bandokotse amahirwe ya kabiri mama rero inzara ngwiza kuza kubica ahantu bari ibishe amanuka agiye gushaka ibyo gutekera abana amanutse yagomba guca ku irembo rya mucuti ko arasi ko we bari inshuti ahageze agihamagara numva ijwi ni irya mama ndasohoka sose mama mbonye ati nari ko wapfuye ntabwo napfuye ndahari bike tugikubitana na mama igitero kiba kiratugose uwo munsi nibwo cyatujyanye kiradushorera turagenda dusanga abandi bana aho bari bose mu rugo twari abana 8 bari bahari twagombye kuba twari 9 kuko jye navukanye n'impanga yanjye ipfa tugize imyaka 4 gusigarana 8 barindwi rero urumva nabo twavukanaga ariko uwo munsi mama yari kumwe n'abana 7 be ari kumwe n'umwana wa mukuru umwe barabana 9 umva nanjye nari mbonetse na ruwa 10 kiba kiratugose bambwa ati twari twarakubuze uyu munsi no munsi wawe wa nyuma kintu nibuka ni kimwe twarazamutse tujya abandi bana mama yarabasize urumva kubatekera ntago byari bigikunze kurya ntago byari bigikunze byari kugira ngo banapfe ariko bapfe twarabonanye agendane n'ihumure ry'uko giyewe ntahari nyine mpari ntigeze mfa nicyo nabonye kuko bari bafite amakuru yuko wapfuye bari bafite amakuru yuko napfuye turazamuka tubona n'abandi bantu umva sinigeze nanabasuhuza dukubitanye yaramarira turahagara numva giye ntabwo bari banzi yego ayo mageze harangora ariko kundi kundi dukomere Yesu we ntabwo byoroshye no kuri birakaze birakomeye dukomere komera no kuri komera kundi ya ntabwo byoroshye impore dukomeze yego barasohoka bana turabonana turarebana amaso ku maso ntabwo nari narigeze ngirirwa umugisha wo kubana na mama ngo ako gace kamenye ntabwo kari kanzi cyane yego mama aravuga ati ndabizi ngomba gupfa
avuga ngo bamuhe amahirwe cyangwa shansi yego avugane nanjye. wowe aranyegera arambwira ngo ndabizi ko aho uzabaho, niryo jambo yambwiye. ndabizi ko uzabaho. Oh my god, my god, my god. ntabwo nari kubyumva, yego nabonaga bitakunda, yego nabonaga bitashoboka. aravuga ati ndifuza kubabwira akantu, avuga ati ndibasaba imbabazi zo kutanyica, gupfa ko ngomba gupfa. abwira abamwica. mu mfu zose nasimbutse ntabwo ndi burusimbuke. ayo yari amagambo ya nyuma ari kuvuga. niwe yari aya nyuma kuri we. yego avuga ati ariko uyu mwana mubona avuga njye, cyangwa ushobora kuba ari no kuvuga n'uwo mwana wo kwa mama wacu, kuko ntabwo wari wamuzera hari nk'umushyitsi. yego ariko byari mu mugambi yuko nagomba gupfana nabo. imare komera 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 no kuri aravuga ati uyu mwana mubona namujyanye n'interahamwe, ni umwana w'umutu, ntabwo isa ari umututsi, kagasura umuntu afite n'akange. ati rero nimuramuka mumwishe muramwikoze mu nda, abandi bose mubona nibo, ariko uyu ntabwo ari we. cyane ashinganisha yanyihakanye rwose. kumwe Petero kumwe bihakanye Yesu, bamwihakana gatatu, ntabwo nigeze mbyakira nubwo nabyumvise. yego hari harimo umugabo umwe witwaga Ndumwami, yari afite imiri, yarahagaze hirya arankwega gutya, anyigiza inyuma, aranyitegereza, arambwira ngo ntabwo bishoboka ko watuganza kuri uru rwego. bagenzi baramuhindukirana baramubwira ati uyu mwana uramuzi? ubwo bamubwerekaga nyine wundi kwa mama wacu. undi aravuga ati ntabwo muzi. amubwira ati nduse kuki atatubwiye ko uyu nguyu nawe atari we, akavuga uyu nguyu wenyine. baba ari cyo bashingiraho. ati rero turifuza ko waba uhari, tukabica nawe uhari, nturenge hano. babakuraho bari babamanura ahantu hari ikibuga cy'umupira. umusaza watoye yarazwi cyane, yitwaga Rwabo ku isi, hari umwuzukuru we twarokokanye, umwe arahari. hari ikibumbiro cy'imyumbati kinini bari barakoteje n'isima, cyanganaga na hano ngaha twicaye. avuga ngo nandi hano abantu twabashyira ngo tubajyane hariya muri icyo kibumbiro tubinikemo. turamanuka baradushorera, turagenda turagera. tuhageze mama aravuga ati mbere byose mubare mbanze nsenge, ndabashimira. njya nica nkuvuga ngo barakoze, bamuhaye umwanya wo gusenga. mama yari umuporoso, arasenga. ikintu nibuka ni kimwe, uko yavuze ngo n'abibyo hakora ntabwo babizi, Imana ibabarire, asiga basaba imbabazi. amaze gusenga aravuga ati mureke basaba kandi kantu wasabye akambere muranyumvira, munyemere nimugire umwana wanjye n'umwe mwica mureba, mubanze munyice, abana mubankire hejuru, mubice nyuma. bamwe barabyanga, wari ubahagarara kuri igitero avuga ati byose n'andi ni ugupfa, mureke tumugore ibyo ashaka. bamuheraho bamukubita imwe, amukubita imiriya hano inyuma, bakubita rimwe, undi akubita hano mu musaya, undi ahita amutema, batema n'ijosi. birangira mama agiyemo gutyo. bakurikiza uko bakurikirana abana uko bagendaga bakurikirana. twari dufite akana gatoya kari ku ibere. Yesu Kristo, utanga imbaraga ku bantu bawe mwami.
yo komera Josiane, ihangane 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 ihangane, witeka gukomeza kongerera imbaraga z'umutima, ukomere 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 ukomere, impore 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 impore. Oh Yesu Kristo, komera komera komera. baratubwira rero avuga ngo mama yatubwiye turi benshi, badutegeka ko gukoma amashyi. Impore 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 impore, komera 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 komera. dukoma amashyi, baramwica umwuka ushiramo. ijosi bari kurora iryo ukwaryo, ikimba gisigara ukwacyo, imyenda bari bayimukuyemo byarangiye, ibitenge abagore bikenyeye tubabona, dukoma amashyi birarangira. Oh Yesu Kristo, bageze ku mwana wa 4, gukoma amashyi ndabihagarika. bageze ku wa 5 wa 6, tubavuga ngo yabeshye nanjye ndi umututsi. yego mvaga ashaka ko banyica barabyanga. yego bagera ku wa 7, umwana wo kwa mama wacu, bagera ku wa 8, yari umuhererezi bari bamukuye kubera bamushyize arimo araririra, mbuje no kumufata. ihangane kandi ukomere. ariko nta kundi, impore 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 impore, nta kundi nta kundi, abibona nyine bajye bihangana. komera, hari ibyiringiro by'ubuzima. birahari ndabizi. yego hari ibyiringiro. kwibuka nyine biragoye kuko ikintu umuntu abonye kiravuna. yego ntabwo tuba tubyibuka tuzikura inzika cyangwa dufite inzangano, ni ukwibuka twiyubaka. ahubwo tuba turimo twibuka twiyubaka. intimba yo n'agahinda ntibyabura. yego ntabwo byoroshye gupfusha uwo atarwaye, yego akicwa nta kintu yakoze, ntabwo byoroshye. Akagupfira atemwa imbere. itungo ntabwo byoroshye, akagupfira imbere ubona ntabwo byoroshye. yego ntabwo abantu babyumva kimwe, ariko biragoye. yego ubwo tutarira mu muhanda ngo tugende turi, ariko buri munsi uko ubyibutse nyine birakubabaza, birumvikana. ariko ugashimira Imana yuko uriho. yego ntacyo bitwaye. umwana wa nyuma rero ako gatoya, iyo yego nkatekereje numva ntazi, baragafashe bacurika amaguru, bacurika umutwe, bafata utuguru, agahererezi k'agahungu, bafata utuguru baraduhuza, badufata nk'uko bafata amaboko, bahita bakubita kuri cya kibumbiro, ubwonko buratakara nuko bamwishe. yego ubuzima bubi buba buratangiye, umubare buratangiye, bingingira kunyica barabyanga. wowe urabasaba ati ndahicara barabyanga, mbabwiza ukuri, ndababwira ni data, noneho mbabwiza ukuri barabyanga. mbese hari igihe usaba urupfu narwo rukakwanga. urupfu nta gihe urwaka rwose ntirukwemere. ukimara kubona ibyo wisabiye urupfu, nararusabye bararunyima. mbabwiza ukuri nsa nk'ufata mikoro barabyanga, mbabwira data barabyanga, barangira aho ari barabyanga, babwira byose banga kubyumva. baravuga ngo turabizi neza ko umwana w'umugabo witwa ntawe yangira, niko mama yatubwiye mbere y'uko apfa, ibyo nibyo twemera. nimba uri wenyine uzagwa no ku bandi, barabyanga. hano narahicaye ndahaba, nkajya ngenda nkaba nkashyiraho ibyatsi, mbese mfatwa n'ikintu ntazi icyo ari cyo. ntabwo biba byoroshye kubyumva, ntabwo byoroshye. hari harimo umuntu umwe
umwana umwe wasabiye mama aravata ubwo adusabye ambwira ati ese ufite iki kugira ngo nyine bakubanze kukwica niki kintu ufite niki kintu umuntu yaheraho mama aramubwira ati mfite amafaranga yarasigaranye 1,000 ati mfite 1,000 aramubwira ati kime yari umwana muto ntabwo yarakuze cyane yafite mu myaka mike yari mike ntabwo twanganaga yarandutaga ariko niwe wari muto niwe muto mu bantu bari bari aho ngaho yego arakimuha niwe rero watanze itegeko afata ibyo ari byo byose mu bimukorere naramubabariye uwo muhungu yego kuko twarahuye muri Gacaca turabonana twarahuye jenoside yararangiye arambwira ati ndacyagihumbi ndagifite ndambwira n'ikihorere kigumana singikeneye numva naramubabariye kandi naramubabariye urwo rugendo rumva narwo ruba ruratangiye nangira ubundi buzima buri mu mabaro burimo agahinda urugendo rwanjye rwo muri jenoside urwo ngurwo gisigaye nyine kwari ugucunaguzwa kwari ugutukwa kwari ugukubitwa kwari ugusuzugurwa zari induru byari ibintu bidasanzwe kwari guhura n'umwana mwanganaga agasanga nyine akakugendera kure ntabwo byari byoroshye hari ukujyana ntibagire icyo waguha akagusohora wa mugabo aza kongera kunshaka arongera asubiza mu rugo rwumva yarambuze yaje kumburaho umunsi banjyana yarambuze arabimenya ntabwo yari kumbona ko ntanubwe gutekereza ko ndaho ngaho ariko ko ashoboye kose aranshaka ashaka atari ubundi bupfura ashaka atari undi rukundo mbese ashaka atari izindi muwafitiye noneho ngo asigara ashaka kugira ngo yari amaze kumenya ko inkotanyi zirimo ziza ngo azagaragaze ko ari umuntu yarokoye nicyo yaragamije ibuka igihe kimwe yavuye kwica umuntu arazambwira ati cyakana kura kizini ati tugisanze hano mu migano aramuvuga yego rero umugabo aramfata nsubiza mu rugo noneho nibwo naba naragise ubuzima bwiza mu minsi yasigaye mu minsi nk'8 mbaho neza baranyogosha ndakaraba ndaryama shayo minsi rwose nicara ku irembo nota izuba bacungira umutekano kuko yari afite amakuru igihe kigeze rero amenye ko inkotanyi zaje urumva yabaye umuntu wa mbere ujya kubashaka no kubabwira ko hari umuntu ko sinavuze ifu z'abandi zose nagiye mbona byinshi nibanze ku byanjye ko nabyo ntabwo byoroshye ariko byari byinshi rero birarangira ariko irangira jenoside irangira n'undi ndi umugome irangira nashobotse irangira mfite umutima mubi irangira nakunze umuntu n'umwe ntanitaye ngo wenda ngo uyu ngo yacitse ku icumu cyane yaricitseho nangaga umuntu wese ufite nyina nangaga umuntu wese ufite umuntu bavukana mbese numvaga bose ari abagome kuko numvaga bakagombye kubaho bariho nk'uko nanjye mbayeho irangira ndi umurakare irangira ntaseka irangira nta mikino irangira nta rukundo ufite rw'umuntu n'umwe ntabwo byari byoroshye rero mbaho mu bumaro mbaho mu gahinda nkicara nkarira nashaka kurya nashaka gukaraba nta kintu na kimwe kinezeza umutima wanjye najyaga numva nta buzima najyaga numva ntazabona najyaga numva ntazakura ariko ndashimira Imana yampaye kubaho ikama gukura ikama kubabarira ikama gukizwa mbese ikama kubana n'abantu bose mu mahoro ikama kwiyumvamo abantu nta bumuntu nari nifitemo nicaraga mu ishuri nkabona nose twigana n'abagome mwarimu arigishaga ntabwo nashaka kumukurikira nabonaga ntazi ibyo ari byo munambwaga ntabwo numvaga ariko Imana itagira urukundo igenza igenda itanga umutima utuje rero nyuma y'ibyo byose nyuma y'ibyo naciyemo nyuma y'uko narize ntabwo naheranwe n'agahinda cyangwa meranwe n'umubabaro namenye neza ko nyuma y'ubuzima naciyemo hari ubundi buzima impa kubyara bana n'abakobwa indemera abavandimwe babonamo basaza banjye mbabonamo barumuna banjye mbabonamo abavandimwe babugufi mbese ngenda nunguka inshuti nunguka abavandimwe ninduka umuntu usanzwe nanga imbabazi ku bantu rero ndashaka kubwira ko ari ukuntu ubona umuntu urira akona nyine ukagira ngo hari ibindi bintu ntari mazikura
ni umubabaro w'ibyo umuntu yabonye, ni umubabaro w'ibyo umuntu yaciyemo, ariko ntabwo ari inzika, sinzika mfite, si agahinda, nta muntu nanga, nawe nishyiramo, ntawe mbona ko ari mubi. Nkunda kubwira ngo ni satani yinjiye mu bantu arabakoresha, abakoresha ibyo batari bakwiye gukora, nk'uko uno musitani yakwinjira bakagukoresha icyaha icyo ari cyo cyose utari ukwiye gukora kandi uri mukirisitu. Hari abantu mwahuye nyuma ukajya ubamenya ko bari mu bahinzi? Ndabazi, hari abo twahuye, hari abagenda badusubiza inyuma bambwiraga ayo magambo, bose barahari, twarahuye, tugenda duhura, n'ubu turahura tugasuhuzanya, ni inshuti n'abavandimwe, mba numva nta kibazo. Warabababariye? Umutima wanjye wose warababariye, naranabibabwiye. Nabwiye ko nabahaye imbabazi, n'abatarazinsabye narazibahaye. Wateye intambwe ujya no kubareba? Narabibabwiye ko nababarira cyane, kuko nta nubwo harimo n'abatemeraga ibyo bakoze, batanabyemera kumva ko ari mukuri. Njyewe rero narabwiye, narababariye. Umuntu umwe wenyine nsigaje kuzareba, mudamu nabereye mu rugo, ntago nari n'abantu umwanya wo kujyayo, kuko hanatuye n'ubundi ni habi, ushobora kuhajya nabi ukahava nabi. Mba numva nawe nzamushaka tugahura, nkamwereka ibintu byose yakoze n'amagambo yabwiraga ndi umwana, akumva ko nari namubabariye, ko numva umutima wanjye waramubabariye. Ikindi, hari abantu, undi muntu wari nka mukeba wa mama, watumye n'iyicwa rya mama rigerwaho, nawe mfite gahunda yo kuzajya kumubwira ko namubabariye, kuko numva umutima wanjye waramubabariye. Mbese umutima wanjye wamaze kubabarira umuntu wese, numva nta muntu dufitanye ikibazo, nababohotseho, kuko namaze kumenya ukuri. Biriya yaravuze ngo uku niko kuzaba batura, iyo utari wamenya ukuri ukiri imbata y'icyakubayeho, ariko ngewe namaze kubaturwa. Rero natanze imbabazi ku muntu wese, numva umutima wanjye nta muntu umwe dufitanye ikibazo. Yego. Josiane, uri intwari igihumeka. Ati natanze imbabazi ku bantu bose dufitanye ikibazo, abazinsabye n'abatarazinsabye bose, nagiye ntera intambwe yo kujya kubabarira kugira ngo mbashe kubohoka. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, uwo mutima waje nko muhe mwaka, byari bigenze ute? Urumva uko nagiye nkura, uko nagiye mba muri sosiyete zitandukanye, urumva iyo umuntu abaye imfubyi akabura ababyeyi, agenderwa ahantu hatandukanye, nafite ibikomere byinshi. Nyogokuru ntabwo yapfuye, n'ubuhamya burebure. Urumva nisanze noneho mpuye na nyogokuru, duhura nawe ari ikimuga, baramutemye ahantu hose ari ibinogo, byose nyine bigize byanamugizeho ingaruka. Wowe asa nkaho tumufite nk'abatamufite, aracyari ntabwo yari yashiramo umwuka, ariko ubwenge bwe ntabwo bugikora ko ibintu byose yaciyemo. Tumufata gutyo nyine, uko niko tumufite, tugashima Imana ko agiye, ariko ntiyakumenya. Shaka ko nakavuga ngo ari kuri mugore n'uwo kwande. Urumva nabwo ni ibintu biba bikene kigenda bihererekana, ibikomeye bikashobora kugenda byiyongera. Rero nciye muri ubwo buzima, no kugenderwa n'abantu batandukanye, no kugendura n'abandi bantu, no kubona ubuzima ugenda ubamo, no kubona situation, ikintu gisa nkaho cyagiye kinkomeza, gituma ntanga imbabazi. Mbere najyaga nkumva nyine kumwe umuntu ababara, nkavuga ngo byuzonza ko afite nk'umuvandimwe umwe, nakagombye kugenda wenda nkaba ndimo mubwira akanyumva. Kumva ko igituma wenda yemeze nk'uri mu buzima bufunze, ariko nta muntu ufite wo kubwira. Rero uko naje kubohoka, naje kwisanga hari abantu babafite basigaranye kandi batumvikana. None naje gusanga hari abandi bantu nabo bavukana batasigaranye, cyangwa wenda batanarokoze, batanahigwaga, ahubwo badakundana. Nza kuza gusanga rero inzangano n'undi zibitse mu bantu. Ibyo rero niho hantu nakuye inkomezi yo kumva ko kuba badahe no kuba bahari, n'ababafite nabo batabanye neza. Byamfashe urugendo rurembere, ntabwo nabyumvaga. Niga muri secondaire sinabyumvaga, wavanga mama zansura, nkahita numva nawe ntabwo turi inshuti. Mbese nibya bintu ngibi ntaho twabihungira. Nibya ngibi ntaho twabihungira. Rero uko nagiye mpura n'abantu, nkagenda mpura na societe, umwana akambwira ati jewe uyu muntu dufitanye ikibazo, kandi nkabona nyine nuko nguko bimeze. Ndavuga ngo bura satani ninje mano niho yubatse. Rero bituma ngenda mbohoka, ngenda numva nyine ntakiri ibintu, ndushaho kugenda mbyakira. Bura kwakira ikintu cyakubayeho kugira ngo cyakire bisaba urugendo, ntabwo ari ibintu bigufi. Nubwo umuntu yakubwira, ejo nibwo naze mbwira umuntu, ndangane utinye ko umuntu upfusha, umunyarwanda avuga ngo komera kandi wapfushije. Si ijambo twasanze bike, gukomera ni ijambo twasanze, ariko se mu by'ukuri ijambo ari ikintu rikora. Ese ukomeye none uriya muntu koko aba akomeye, afite umuntu we aramubuze, bagiye kumushyingura bamubwiye ngo nakomere. Niki kimukomeza gihari? Rega nta n'irindi jambo wabona rirakura. Rero ikibazo nta jambo risimbura ryarindi. Rero icyo namaze kumenya cyo, ikintu cyose kidafite ikintu cyagisimbura biba bisaba kucyakira.
kuko uvuga ngo kubabazwa no kumuvandimwe adahari sindi busimbuze none ngo umuvandimwe mubone usabwe kwakira ko umuvandimwe adahari uwo ni umuti utanze ukomeye kwakira ibyakubayeho ni chose irremplaçable ni ikintu kidahinduka ni ikintu kidafite ikintu kigisimbura uvuga ngo reka amatereke iki rero cyasimbura umubyeyi akabura kaboneke ni nyina w'umuntu nta cyasimbura umuvandimwe nta kintu na kimwe cyamusimbura iyo bibaye dusabwa kubyakira no kubyakira niyo ntambwe ndende yo gukira kuko iyo utabyakira ukabigumamo uguma handi ntushobora kuharenga rero icyo nabwira umuntu wese utari warenga iyo ntambwe ndamwifuriza kuyirenga noneho ikindi ukanareba ngo ese jye n'iki nakoze kugira ngo guhera uriya munsi kugeza uno munsi mbe ndiho kubera iki bikase nigeze mpunga ngo njye Burundi ariko nabonye abantu bahunze bajya Burundi bagarutse barapfa uyu munsi ndahari sibyo nta nubwo nigeze mpunga ngo njye muri Kongo reka nkubwire turoma nagize kugira ngo yumve neza urumva jenoside irangiye nasaranye abantu bari bahari ndabwanigiye mama ho hari n'abantu bo mu rugo ndahazi badashyingwe ntabwo riremo mpagarika isoko n'abandi ntabwo byakunda ko baguma muri kirakiniko baranga ati tugende baragenda bakibakuramo bashyiramo serikeye turagenda dufata kore baririmba turashyingura reka nkubwire ikintu kibazo cya mbere nagize ntabwo najyaga numva ko abana bose biwacu bapfuye sinigeze mbyiyumvisha kandi narabibonye nkavuga ngo birashoboka ko hari uwacitse nk'uko nanjye ntapfuye mbese n'imitwe turashyingura ndayibara nsanga imitwe yose iruzuye ariko ntabwo najyaga numva ko najyaga numva by'ubuzaro wagiye nko muri Kongo akari nk'undi mutwe bashyizemo ntabwo najyaga mbyumva rero aho ntigeze nabyumva utinye ko babashyinguye none nkasaba kubashyinguza bwa kabiri kugira ngo ndeko koko ya mitwe yose yuzuye nta muntu uburamo kugira ngo rebe kubyumva urumva ni ibintu byamfasha urugendo rurerure mbashyingura nongera kubashyingura nabashyinguye mbyaye kabiri mfite abana babiri kandi bakuru narasuye muri segonderi niga mu wa 5 segonderi nibwo nongeye kongera kubashyinguza kugira ngo neza noneho nkarabe mvuge ngo ntaba hari byararangiye iyo ni trauma nabanaga nayo abantu batazi rero kugira ngo ibyo byose njye kubirenga no kubyakira ntabwo ari ibintu nishoboje ahubwo nuko nicaye ndatekereza ndavuga ngo nimba nyuma y'uko ibi byose byabaye uyu munsi mpari ibyari kunyica n'ibyagombaga kunyica hari igihe kimwe bigeze urabona kumwe abantu bagendaga babwira ko ati wenda nimuve muri aka gasantere mujye muri kariya mukagenda mugiye nko kujya kuvoma cyangwa abandi bakagenda bagiye nko kujya gushaka ibyo kurya bahagera bagasanga ari nk'interamwe zihisha abantu bahagera abo bantu bakongera bagapfa urumva nkagenda mbihuza nkari abantu bagiye bapfa icyo gihe nkibaza ukuntu napfuye nkavuga ngo kuba ntarapfuye byari biri mu mugambi w'Imana nkavuga ngo none abapfuye cyari igihe cyabo rero ikintu nabwira abantu ni kimwe abacu barapfuye twarababuze baragiye ariko tuzongera tubabone icyo nicyo nemera cyo dusabwa nyankunda avuga ngo bare abantu bagiye kiriya gihe mpamya neza ko bagiye neza ntabwo mbishidikanye bagize igihe kinini cyo kubona ko nta yindi nzira basaba n'abateguzwa urupfu barangije begera Imana ndabizi neza ko bari abantu bagiye neza dore ko mama wawe yasabye gusenga yaranasenze isengesho ryiza nanaryibuka rero njyashima Imana ko yanshoboshe nanjye nkamenya gusenga ntabwo najyaga numva nzasubira mu rusengero nanumva nazajya mu rusengero kuko twiye twajya mu rusengero hari abantu benshi bahunze insengero nyuma ya jenoside nanjye narazihunze kubera ibikomere noneho njya no gukomezwa kugira ngo byumve neza urumva nari nkiri umukatolike none ubu abapoloni nk'abakatolike nari n'umukatolike rero hari ukuntu bavuga abantu ngo bajye mu ntera penitensiya utagiye muri penitensiya kwa padiri burya ntabwo ashaka gukomezwa no kubatizwa warasibiraga kandi warabashijwe ugatsinda njye nabwiye ngo sinshaka kujya kubazwa n'intera hamwe ndabwa ngo yarahagaze mu kiliziya ndabizi neza basohora abantu yari ahari babica yari ahari ndajya kumubwira iki ko nacyo na kimwe ndi bumubwiye mufungana umutwe ibyo ni ibikomere byo mu rusengero ibyo ni ibikomere banshyira kuri liste mbatizwa ntegeze njya mu ntera penitensiya nkomezwa ntegeze nyijyamo kandi ntabwo byari byemewe iryo renga yobora urirenga urumva rero ikintu ushaka kuvuga ni kimwe rata ndihanganisha abantu bose baciye nko mu byo naciye nabyo ndabakomeje hari abantu baguye mu nsengero mu kiliziya aho hose twarahanyuze bagenda bapfa iyi jenoside bamwe bicwa n'abapadiri bandi bicwa n'abapasiteri barabasora barabatanga umurango warasoye barabatanga nabwiye ko ariho twari turi barasora barabatanga bagendaga babikora ukabibonesha amaso bituma tuzinuka insengero mu bantu bari mu gitero cy'ishemama
hari harimo abapasitori bari bahagaze kandi nari mbazi rero bishatse kuvuga ngo ibyo byose byashobora gutuma ikintu cyitwa urusengero ndujya kure guhazwa najya guhazwa nagera imbere nari umuntu ugiye guhaza ngo ngo ntabwo yamaza ngo nyirye ngasubira inyuma ntahagije kandi nagiye gusenga ibyo byose n'ibikomere byo mu rusengero twagiye dukuramo ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe ariko kandi utaravuga nubwo bimeze cyo nubwo urusengero rubonye nabi icyo gihe ariko nkeka ko n'ubundi ruri mu byakomoye aho niho nashaka kugera yego niho nashaka kugera tuhinjire reka twinjire mu gusenga aricyo byamfashije kwinjira mu nzu y'Imana no gusenga byafashije iki ku mateka yawe byarampinduye cyane byatumye menya uwo nkwiye kuba we bituma menya gufata umwanzuro bituma nsobanukirwa n'umuntu uwo ari we menya n'icyaha icyo ari cyo n'ikintu gituma icyaha gikorwa menya noneho n'ingaruka icyaha kibyara ibyo byose ntandi aho nabikuye ni mu rusengero menya no gutanga imbabazi no kutazitanga ingaruka zibirimo bivuga ngo nasomye ijambo menya neza ko umuntu utababara atazababarirwa nsanga nanjye nintababarira sinkora byiza nsanga ibyo nakoze wenda sinishe ariko mfite ibindi byaha byose nakoze nibuka menya neza ko ibyaha imbere y'Imana byose bingana ndavuga ngo rero nisobanukiye ko nanjye ndi mubi ntabwo umuntu wishe wenyine ari we mubi nanjye ndi mubi ntabwo imbere y'Imana nanjye ndi mubi ntabwo nari nkwiye kugirirwa imbabazi n'Imana ariko izo yangira ikemera gutanga umwana we akamena amaraso mu yamene n'aba bandi bose barimo ndavuga ngo rero Mana sanga umutima wanjye uwuturemo uganze kandi uwutegeke nemera kuyoborwa n'Imana muri byo rero mu gusenga nakuye inshuti mu gusenga nakuye abavandimwe mu gusenga nakuye ababyeyi mbese mu gusenga nakuye amahoro ntigeze nabona mu gusenga nagiranye ubusabane n'Imana ku buryo budasanzwe menya neza ko Imana ari byose ku muntu wayizeye ndavuga ngo uko byagenda kose rero buriya hari ikintu kera najyaga nkunda kuvuga hari ukuntu abarokore ba kera bakizwaga kuruta twebwe bari no mu mwuka kuruta uwo muri n'imisi turimo hari amakorasi kera bajyaga baririmba yajyaga mfasha nyine ukayumva ariko ntuyumve kuko nyine cyari igihe cyo kutayumva rero abarokore nabafataga nk'abasazi nkabona barasazi nkabona ari abantu batagira ubwenge nkabona nyine ari abantu batuzuye ni nako none munsi ari abantu babafata gutyo ariko naje gusanga iyo ubigiyemo ukabyinjiramo Imana iguha amahoro kandi iyo yaguha amahoro nawe ubasha kuyaha abandi kubera iki ijambo ryambwiye ngo icyo utifuza kuba kugirira nukagikorera abandi icyo wifuza kuba kugirira nabo bari icyo bagirira uko byagenda kose nutanga ibyiza uzabona ibyiza ariko nutanga ibibi nibyo uzabona rero ndifuza no kwa kwiga gutanga ibyiza cyambere abantu bige gutanga imbabazi kuko nudatanga imbabazi nawe ntazo uzagirirwa kindi abantu mbese bige gutanga amahoro kuko nudatanga amahoro nawe ntayo uzabona icyo ni kimwe kindi abantu barangwe n'urukundo impamvu abantu bagize kwicana kwinshi muri bo bikena urukundo rwari ruri muri bo ntarwo njya nibuka igihe kimwe hari umugabo umwe wanze kwica bati sinshaka kumena amaraso nubwo bagira gute bamaye umuntu kumwica avuga ati sinshaka kumwica bati nutamwica turakwica bati mu nyice baramwishongo waragenda namuzi yazize iki uwo mugabo arapfa yarapfuye azize kutemera kwica arapfa aricyo azize arapfa adahigwa ariko agenda nk'abandi bose turabafite rero bapfuye muri icyo gihe bemera kugenda nk'intwari rero ubundi intwari naje gusanga ari yatashye hari n'abaye intwari bajyana n'abandi banga gusigara nk'ibigwari rero reka nkomeze imitima y'abanyarwanda bariho nsoreza turasoza ariko tuzagaruka reka tubwire abantu ko tuzagaruka ndashaka ko tuzatinda cyane ku rugendo rwawe rwo kudaheranwa n'ibyakubayeho no kwisanga uri mu buzima bwuzuye kubabarira kwisanga uri mu buzima bwuzuye guhumuriza abandi kandi warakomeretse ingingo zose tuzazidetaya zagiye zigenda zibigufasha wazivuza ibice bitandukanye ariko tuzagaruka nta kibazo tuzagaruka reka dutange ubutumwa rusange bw'ikiganiro cyacu ni umwaka wari ugoye turi muri gahunda kwibuka twiyubaka nko mu munota umwe wenda dusigaranye ku muntu wari ukurikiye kino kiganiro ese ubundi Josiane w'uyu munsi we
ameze utari mu buhe buzima bwa buri munsi busanzwe. Josiane ni umumama w'abana bangahe harya? Josiane ni umumama w'abana 6. 6. Abahungu 4 n'abakobwa 2. Yego. Ukaba mu mujyi wa Kigali? Mu mujyi wa Kigali i Kanombe. Kandi mbayeho neza. Yego. Imana iguha umugisha cyane. Ariko kandi nabwo hari umuntu ushobora gukurikira kino kiganiro akumva wamubera muganga bitewe nabyo n'ibyo yanyuzemo, dore wowe hari urwego ugezeho rwiza rwo kudaheranwa n'ibyakubayeho, uri kwibuka ndetse wiyubaka. Ushobora gutanga ihumure kuko nawe warihawe na Yesu Kristo nk'uko wabivuze. Ukaba waranababariye ukajya no gushaka abantu baguye mu cyati muze mbaho imbabazi bataje no kuzisaba. Hari urwego ugezeho rukomeye cyane abantu bashobora kugukeneramo ubufasha. Ese Josia, wigeze uhura n'inyigisho z'isanamitima muri urwo rugendo? Oya, ntago nahuye nazo ko mugene ndimo ntabwo nari kuzumva. Yego. Ntago nari kuzumva, ntago nahuye nazo. Ngewe nuko nicaye nkitekerezaho ngafata umwanzuro nkanasenga nyine nkanasobanukirwa, noneho nkagenda mpuza n'ibintu n'ibindi. Rero buriya mu buzima busanzwe umuntu aca mu bintu byinshi bikomeye. Buriya ikintu kigutera igikomere ariko kikagwa n'inyigisho. Bivuga ngo nize kwakira ikintu cyose kigoye, nkagifata uko cyagenze ariko kigomba kugenda, ntacyo nagihinduraho. Nicyo nakuyemo. Rero aho ngaho niho hatumye nijye ubwanjye nikoreye isanamitima. Warisanye? Narisanye. Nijye ubwanjye naryikoreye, rero numva nafasha n'abandi kuri bakorera. Nazi n'imbaraga nta n'ubundi bwenge. Ni ukubanza nyine kwakira ibintu ko ariko byakagombye kugenda. Nicyo gikomeye. Reka dufashe abantu bifuza kuba bakenera kukuvugisha, bamaze kureba kino kiganiro, bagira icyo bagukeneyeho nk'inama cyangwa ubundi bufasha, cyangwa bo ubufasha baguha bundi mu buryo butandukanye. Bakubona gute? Katuye kontakte. Telefone yanjye ni 0782 47 93 74. Josiane, Imana iguha umugisha kandi ikomeze kukwagura ndetse no kugukomeza. Urugamba ni Yesu uruyoboye. Niwe wenyine kandi aruyoboye neza, ntabwo Yesu azatsindwa. Ni intwari ku rugamba. Yego. Reka dushimire abantu bose bari bakurikiye kino kiganiro. Ni ikiganiro nyine nk'uko byagaragaye ntabwo cyari cyoroshye. Iyo umuntu yibuka, iyo twibuka nyine ukibuka abawe bagiye ubireba, amaso yawe abireba, amatwi abyumva, ntabwo aba ari ibintu byoroshye gusubiramo ibyo bintu. Ariko turashima Umwami Yesu Kristo ko hamwe n'ibitugora n'ibitugerageza ari we wemeye kuba karuhura abarushye, akavura intimba zo ku mitima, akabishobora. Nta wundi muntu wabishobora uretse Kristo. N'umuntu wakurikiye kino kiganiro cyacu atarakira Umwami Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza, ni ukuri byibura ajye muri comment avuge ngo kubw'uyu mugabo wahuye na Josiane ari we Kristo, nanjye ndamwakiriye, nanjye ndamukeneye. Uzandikire Josiane kuri iyo nimero. Ni umunyamasengesho, ni umukozi w'Imana, ni ukuri yagufasha akaguhuza na Yesu ndetse akanagusengera nawe ukabasha guhumura, ukabasha gukomera aho abandi bakomerekera. Byose birashoboka. Reka rero n'ubundi dusoze dusengera abantu b'Imana kugira ngo bakomere mu gihe nk'iki kandi dukomeze kwibuka tuniyubaka. Reka mbabwire akantu gatoya. Reka komeza abantu baciye mu nzira nk'iyo naciyemo, kandi nihanganisha abantu muri no minsi badashoboye kwihangana no gukomera, kuko ni iminsi igoye. Ni iminsi igoye, nanjye ntabwo inyoroheye. Bikemo urabizi ko ari n'umunsi wasabye ndabwa ntabwo iminsi nayishobora kuko inyibutsa byinshi. Ariko ndabinginga kugira ngo bibuke biyubaka kandi bakomera, barushaho gushimira Imana mbere y'ibindi byose. Cyangwa ngo mbere na mbere ndashimira Imana, kabiri ndashimira inkotanyi zemeye kumena amaraso. Ni ukuri bagatanga ubuzima bwabo bwinshi, yaguye benshi ku rugamba bashaka kurokora abantu. Rero bamwe bagenda batabigezeho, ariko ndashimira ababashe kubigiraho ndetse n'abasigaye mu nzira. Kandi Imana izabakomereza amaboko muri byose. Ikomeze kudushyigikira. Bano baheranwe n'agahinda nababwira ngo Yesu niwe utanga ihumure, kandi nta muntu n'umwe wigeze umusanga ngo ananirwe kumwakira. Rero nababwira ngo nukuri bizere Imana kandi bayiringire, barushaho gusenga no gukomera, kandi bakomezwe no kuba ariho imbere habo ni heza. Imana rebane nabo. Reka dusenge dusoze. Mana, turagushimiye ko wabanye natwe,
watangiranye natwe kandi usozanyije natwe, izina ryawe nirihimbazwe. Dutambukije ibyo twahuye nabyo, inzira y'umusaraba twagenze, ndabizi neza ko ari wowe wabanye nanjye ku myaka yanjye nari mfite, nta kintu na kimwe nari gukora, nta namwe nari kwigeza. Ibyabaye ni byinshi byakomerekeje umutima wanjye, ariko ndabizi neza ko ari wowe wenyine wabashije kunyomora. Uyu munsi ndiho ndahumeka kandi ndakomeye, ntabwo naheranwe n'amateka y'ibyabaye, kuko ufite ibyiringiro by'ejo hazaza yuko nzaho kandi nkabaho neza. Wambereye byose rero, icyo nicyo ngushimiye. Wambereye umuvandimwe, wambereye Imana, wambereye umubyeyi, wagaragaye abantu batari kugaragara, aho nababuze narakubonye. Izina ryawe nirihimbazwe. Nkweretse abavandimwe, nkweretse inshuti, nkweretse bene data, nkweretse abanyarwanda muri rusange bari mu bihugu bitandukanye, bafite ibikomere, bibaza ngo ese ko nta babyeyi, nta bavandimwe, nta muntu bageraho. Ndabakwetse kugira ngo nabo basange kandi bagereho, babere inkomezi, ubahumurize. Kandi Uwiteka Imana Nyiringa, wumve ijwi ryawe ryihumure, kandi barushaho kugukunda no kugukorera, barushaho kukwegera. Mbere ya byose rero ndakwinyize kugira ngo utunganye ubugingo bw'abantu bose, kuko ubugingo nibwo buzakubona kandi iherezo ryabo rizabe ryiza. Ni ryose abantu bose bakiriho, icyama uko twababaye tukabazwa n'isi na Satani, ukazaduha umunezero w'igihe cyose dusigaje kuzabaho, uzaba utugiriye neza. Tanga agakiza ku bagakeneye kandi uruhura abarushye Mwami, kuko nawe wenyine ubasha kubaruba turi imitwaro yose bayetamishije bikoreye. Tukweretse n'abanyarwanda, ntabwo mema kubikubwira, bagifite imitima yo kudahinduka, badafite urukundo muri bo. Icyama nabo ukabasanga imitima yabo ukayicisha bugufi imeze nk'ibuye, kugira ngo bahinduke. Abapfobya jenoside bivuga ko bari mu isi, iyi si turiyo igihe gito, ni kumuririmbyi yaririmbye, twebwe tuzayivaho, kuko isi izashana no kwifuza kwayo. Ariko we ntabwo uzashira, kuko uzahoraho, uri Imana iriho kandi izabaho mu bihe byose. Nyemerera rero abo bose Mwami bategekwa na Satani n'isi, ugenda uyibategekere, ireke kubarusha ibitugu, ahubwo wowe Mwami ubatsindire Satani n'isi, kugira ngo babashe kuyoboka, iherezo ryabo rizabe ryiza. Ndabizi neza abantu banezezwa n'isi, ariko tujya tubona abantu bagenda bakayivaho. Hari igihe kigera amafaranga nakurengera, igihe kigera utunzi niba ukurwanirire, ariko nawe urwana ukaresha mu bihe byose. Bana nabo uganze utegeke, irengera igihugu cyacu, urengera abanyarwanda, urengera abayobozi, ugire neza wo kugirirwa neza, ndetse abatabyifuza nabo bagire neza ku bw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, kuri Imana itarabana ku butoni. Nyemerera rero dusoreje ahangaha iki kiganiro dukoze, kiba inyigisho ku babikeneye n'abatabikeneye, kandi Mwami gituma abantu bahinduka banatekereza. Ndabizi neza umuntu ashaka kubona amarira namenye akamunezeza, ariko ntabwo nayamenye kubera yuko hari ibyo ndimo nibuka, ahubwo nuko mba ndimo ndeba umubabaro w'inzira yose nagenze, nkibuka ngo ese niki cyatumye jyewe uyu munsi nabamari. Ibyo mbyibutse rero ngira amarira menshi cyane yo kugushima no kukunezererwa, yo kuvuga imirimo itangaje wagiye ukora. Ntabwo ndira kubw'umubabaro untwaje igitugu, ahubwo ndira nibutse imirimo n'ibitangaza byawe wakoze. Icyama buri wese akajya anezezwa n'imirimo Imana yakoze ku buzima bwe. Bana natwe tugirire neza rero, dusubikiye ahangaha, ariko unyemerere wowe ntusubikaho, gukomeze gukorana n'abantu wawe waremye, kuko abantu ni abawe, ni wowe wabaremye. Kandi buri wese Mwami umutunganiriza inzira ze, umuhe kuzigorora, azigenderemo uko ubishaka. Ndabizi neza ko umwana w'ubugingo ari no kurimbuka arahari, ariko icyama ukagabanya umubare w'abarimbuka ukongera umubare w'abakizwa, kuko ndabizi neza ko udakijwe atazabona mu maso hawe. Bana natwe rero tugire neza, umugisha bikemo, uhe umugisha iki kinyamakuru cyemeye kugukora kigakora mu izina ryawe. Ndabizi neza bakora ivugabutumwa kandi bigera hose. Ndakwinyize kugira ngo bashyigikire, ubagurira imbago nkuko wazaguriye Yabesi, ubajye imbere mu izina rya Yesu, kugira ngo ukoko kwawe kwiza kujye kubana nabo. Kandi abantu bose bazajya bumva ibiganiro biciye kuri Evangeliste TV, ndakwingize kugira ngo bijye bibafasha, bigire aho bakura, bigire naho bibageza. Imbaraga z'Imana zijye zikora muri cyo, Mwuka Wera w'Imana ajya ganza kandi abashe gutegeka imitima y'abadafite kumva, babashe kumva no kumvira. Icyama ugatanga guhinduka no guhindukira, abantu bakava mu byo bibwira bakaza mu byawe. Mana tugushimiye byinshi wumvise, turakwingize ngo byatume izina ryawe rishyirwa hejuru, tugahabwa umugisha nawe. Ubikore kwiyubahisha uhereye no munsi kugeza iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.